Twongeye kubaha ikaze. Iyi ni inkuru yanjye cano. Ndashimira mwese mwamaze gukora subscribe, nanasaba ko utarayikora wayikora kugira ngo ibyo tubategura byose bijye bikugeraho ku gihe. Ndakwibutsa ko ngiye mukomeza kubana ari Kayitesi Ellen. Ubushize duheruka ubwo Aliya yarazanye impapuro zimwemerera gutangira akazi, aje kuzisinyisha kwa Angelo muri office. Angelo nawe mwe imbere yarimo kumwe na Ben barimo gutongana cyane. Ubwo Aliya yageze ku muryango yumva mwe imbere barimo gutongana kandi akumva ijwi ry'undi muntu harahana Alize, maze abura icyo yakora. Ubwo mu gihe yari agihagaze aho ngaho ku muryango yibaza icyo gukora, yagiye kumva yumva mwe imbere ati, ariko Angelo ntukabe ikigoryi ngo ukabye. Njye nagutumye kwikundisha kuri Aliya ukamwitaho kugira ngo nawe azagukunde, maze tumwereke icyo njye Ben ndicyo. None yaragukunze, iki nicyo gihe. Sinzi impamvu utabyumva. Buriya kari agakobwa karagusariye ku buryo nta kintu katakora ku bwawe, kuko iyo kakunze umuntu ukamera nk'agasazi. Wowe komeza umupangu ku buryo tuzagaturitsa umutima. Ben yamaze kuvuga gutyo mu gihe Angelo ataramusubiza, Aliya ahita yinjira ameze nk'umuntu wataye umutwe areba Angelo arangije ati, Angelo, ibyo numvise nibyo? Aliya yahise asohoka yiruka, Angelo nawe amuze nyuma, ariko Aliya ahita yinjira muri cya cyumba yari gukoramo interview maze ahita afunga. Angelo yahageze asanga Aliya yafunze, arakomanga cyane ari nakamwinginga ngo amuhe umwanya amusobanurire, ariko undi we yanga gufungura. Ubwo ko yakomangaga cyane ni nako Aliya mo imbere yarimo kurira cyane yibaza ibimaze kuba, ari nako n'abandi bakozi baje gushungera bibaza icyabaye. Angelo amaze kubona ko abantu babaye benshi arekera gukomanga, abwira abakozi bose gusubira mu kazi, maze asubira muri ofisi ye. Ahageze asanga Ben yagiye, ariko asiga agapapuro gatoya kanditseho ngo congratulations. Iyi niyo ntambwe ya mbere uteye. Angelo amaze kugasoma umujinya uramwica, yibaza icyo gukora arakibura. Yatangiye gutekereza uko Aliya amerewe nyuma yo kumva ibyo we na Ben bari barimo kuganira. Yamaze umwanya arimo kubitekereza, maze ahita ahaguruka asubira aho Aliya yari yifungiranye muri cya cyumba. Akihagera yasanze hafunguye, ahita yinjira ameze nk'umuntu ufite igihunga, ariko agezemo asanga Aliya ntawe urimo. Yarahagaze amera nk'umuntu utaye umutwe, kuko nibura yumvaga akeneye gusaba Aliya imbabazi kandi yiteguye kwakira igihano cyose aramuha. Yagumye ahagaze aho ngaho ubona yabuze icyo afata n'icyo areka, azenguruka aho muri icyo cyumba yari arimo ibitekerezo byamubanye byinshi, maze ahita akubita umugeri ikarito yari iri aho hafi ubona afite umujinya mwinshi cyane. Ubwo hashize umwanya nanone ahagaze aho ngaho, maze ahita asohoka. Yageze muri ofisi ye atangira guhamagara Aliya, ariko undi we akanga kumwitaba. Ubwo yigira inama yo kumwandikira message, ariko yayandika akayisoma mbere y'uko ayohereza, maze agahita yongera akayisiba. Ibyo byabaye inshuro nyinshi, birangira ntawe yohereje, ahubwo arongera aramuhamagara, ariko n'ubundi undi yanga kumwitaba. Aliya aho yari yicaye muri ya jaride yari iri aho kwa muganga, aho Angelo yamubwiriye ko amukunda. N'undi yari yicaye kuri ya ntebe n'ubundi bari bicayeho uwo munsi. Yari yarize cyane, ariko ubibonera ku gutukura kw'amaso, kuko uwo mwanya ubwo ntabwo yari akiri kurira, ahubwo yari arimo gutekereza cyane, mu bitekerezo byamubanye byinshi. Yatangiye kwibuka ibyo mama we yamubwiye imbere y'uko ava mu rugo, kuko byagenda kose ibyo na Angelo bitagomba kubangamira akazi ke. Ubwo yatangiye kwivugisha mu mutima we ati, ari ndabizi urakomeye cyane, bino wabicamo kandi biruta ibyo waciyemo byose, so be strong. Ako kanya yahise yongera kwibuka ko ibimaze iminsi byose biba hagati ye na Angelo byose byari imikino, maze arongera araturika ararira cyane, ariko arira umwanya muto, ahubwo ahita yihanagura, yambara rinete za fime yari afite mu ntoki, asubira muri ya ofisi ya Angelo afite cya gipapuro n'ubundi yari agiye gusinyisha bwa mbere. Angelo akiri muri ofisi ye yagiye kumva yumva umuntu arakomanze, maze amubwira kwinjira. Agiye kubona abona ni Aliya winjiye. Angelo yahise ahaguruka aza amusanga, ari nako amuhamagara mu izina, maze amugeze imbere ahagarara imbere ye, maze ati, Ari, mbere na mbere ngusabye imbabazi. Nushaka ntumbabarire kuko ndabikwiriye, ariko Ari mbabarira unyumve. Uko yavugaga ibyo byose Aliya yaramurebaga, ariko nta kintu avuga. Yarebaga Angelo nawe akumva ijisho riramuhinguranyije. Nubwo Aliya yari yambaye rinete, ariko umujinya wari uri mu maso ye Angelo yarawurebaga. Ubwo yakomeje kumusaba imbabazi, Aliya we nta jambo n'imwe yari yasohora kubera umujinya n'agahinda. Byagezeho noneho Aliya aratora aravuga, maze ati,
narinje ngo nsinyire kuri izi mpapuro kugira ngo ntangire akazi. Ibyo yabivuze amuhereza impapuro, maze Angelo kubera ukuntu yarebaga Aliya mu ishusho atari yarigeze amubonamo mu gihe cyose bari baziranye, ntiyagira ikindi arenzaho. Ubwo yahise amusinyira, undi nawe ahita asohoka nta rindi jambo yongeye kuvuga. Amasaha yarageze maze igihe cyo gutaha kiragera. Aliya yari arimo gukorera muri ofisi yegeranye neza niyo Angelo yakoreragamo, ku buryo yari kuba agiye gutaha yanyuraga ku ya Angelo, kandi umuntu wari kuba ari muri ofisi ya Angelo hafunguye yari kureba umuntu wese unyuzeho. Ubwo Aliya yanyuze hatashye, Angelo ahita amubona kuko umuryango wa ofisi ye wari ufunguye. Akimubona yahise asohoka muri ofisi yiruka, ari nako amukurikirana amuhamagara ariko undi akanga kumwitaba. Angelo yakomeje kumwirukaho ariko Aliya ahita yinjira muri esanseri ahita anayifunga. Undi ahageze agiye kwinjira asanga irafunze. Kuko batari bari hejuru cyane, Angelo yahise amanuka na esikariye yihuta cyane kugira ngo nibura bahurire hasi. Kubw'amahirwe Angelo yahagereye igihe, maze esanseri ya Aliya yari arimo yifunguye abona Angelo imbere ye. Angelo, mbore urekere kunyigaragariza kuko ntabwo ndi muri mode yo kukubona. Aliya yabivuze ahagaze imbere ya Angelo, ariko abivuga ari seriye cyane ku buryo na Angelo byamuteye ubwoba. Angelo nawe yari yabuze icyo kuvuga kuko yarabizi ko ibyo Aliya ari gukora byose abikwiriye. Ubwo yatangiye kuvuga ati Aliya, undi ahita amutanga ati Angelo, kuki utanyumva? Nta jambo na rimwe nshaka kumva ari kuvaho kuko ahubwo mbabarira inzira nitahire. Ibyo Aliya yarangije kubivuga muca ahagenda, Angelo asigara ahagaze aho ngaho yabuze icyo yavuga. Aliya nawe yagiye amarira ari gushoka kubera agahinda. Yarimo gutekereza ukuntu yari amaze kongera gukunda ndetse agakunda cyane, ariko bikaba byari imikino Ben na Angelo bamukinnye. Nanone yibazaga ikintu yaba yarakoreye Ben gituma akomeza kumukurikirana nacyo akakibura. Ubwo ko yakomezaga kugenda gake gake agana iwabo, ni nako yakomezaga kubitekerezaho cyane. Ubwo yakomeje kugenda agera iwabo, yinjiye mu nzu asanga mama we wenyine, undi nawe ahita yikanga kuko Aliya yari yinjiye adakomanze, maze mama wamubonye ati awi, uzi ukuntu nkanze? Ubwo yavuze uko ataritegereza Aliya neza, ariko undi ntiyamusubiza. Mama yahise arekera ibyo yari arimo gutunganya, maze areba Aliya agira ngo amubaze ikibazo afite kuko yari ataramusubiza, maze akimubona ahita yikanga ati Aliya, byakugendekeye gute? Umeze neza? Undi nawe kubera ikiniga yari afite yahise aturika ararira, maze mama ahita amuhobera ari nako Aliya akomeza kurira cyane. Mu rugo kwa Angelo yaratashye akihagera asanga papa yicaye muri salo amutegereje ko baganira. Angelo we ntabyo yari azi, ahubwo yarinjiye ahita ajya mu cyumba, ariko akihagera mama ahita amusanga amubwira ko papa we amaze umwanya munini amutegereje kuva yava ku kazi ngo kuko ashaka ko baganira. Angelo yahise asanga papa aho yari yicaye muri salo, maze amwicara imbere. Uyu munsi kuri kampani habaye akaduruvayo. Numvise ibyabaye kuri wowe na Aliya. Harya sibwo yaratangiye akazi? Angelo abanza gucecekaho gato maze ati yego. Hari habayeho kwibeshya ariko byose nabikemuye, kandi nawe namuganirije. Ndakeka bitazongera kubaho. Undi ati reka nizere ko bitazongera kubaho. Ibintu nkabira ntibizongere. Ntabwo biba ari byiza ko abakozi babona ibintu nkabira muri kampani, by'umwihariko noneho nawe birimo. Angelo ati nabyitayeho kandi ntabwo bizongera. Aliya nawe mu rugo yari amaze kurira yicaranye na mama we muri salo, maze Aliya n'ikiniga cyinshi ati mama, ntabwo wakemera ibyambayeho. Ntabwo nanjye ndi kwizera ko ari ibyanyabyo. Yego nanjye sindi mwiza 100%, yewe nta n'ikindi ndusha abandi, ariko mama, nanjye nkeneye amahirwe yo kugerwaho n'ibyiza nk'abandi, nanjye nkakunda nkanakundwa. Mama yaracecetse amuteze amatwi ndetse cyane, maze mama we ati cyane rwose nibyo, nawe ukeneye urukundo mu buzima bwawe kuko ntabwo wahora uri umuntu utekereza abandi ariko we akiyibagirwa. Biranshimishije kuba nawe urimo kubitekereza gutyo. Undi nawe yahise areba mama we cyane, mama we arabibona ko harimo ikibazo, maze ati ari ni biki byabaye uyu munsi? Mama, Ben na Angelo barangambaniye. Abivuga arira cyane, arongera ati Angelo ntiyigeze na rimwe nkunda, ni Ben wari waramutumye ngo azanyikundisheho maze bazamfatanye kumpemukira. Mama, Ben na Angelo ni inyamaswa.
Aliya yakomeje kurira cyane maze mama ahita amwegamiza mu gituza kugira ngo arire cyane birangire. Mu gihe bari bakiri muri ibyo Nina na Nana bahise binjira bavuye ku ishuri maze babona ibintu byahinduye isura. Aliya arimo kurira ndetse na mama wabo babaye cyane maze batangira kubaza mama wabo icyabaye ariko ntiyagira ikintu abasubiza. Angelo amaze kuvugana na papa we asubira mu cyumba ariko ameze nk'umuntu wataye umutwe. Akigera mu cyumba yafashe telefone ngo ahamagare Aliya ariko bikanga kuko yari azi ukuntu Aliya yamurakariye cyane. Hashize umwanya yananiwe gufata umwanzuro maze yumva umuntu aramukomangiye, nuko agiye gufungura asanga ni mama we wari urimo gukomanga. Aramufungurira maze aricara ari no yitegereza Angelo cyane ati, Angelo, ibyo we na papa wawe mwaganiraga nabyumvise, ni biki byabaye kuri company? Kandi ntumbeshye kuko numvise ko na Aliya birimo. Yamaze kuvuga gutyo Angelo ntiyagira ikintu avuga ahubwo aramureba gusa ameze nk'umuntu ufite ubwoba ndetse n'ikimwaro. Undi yagerageje kumwinginga ngo amubwire ibyabaye ariko Angelo we agakomeza kumureba gusa. Maze mama wabonye ko Angelo atiteguye ko bavugana ahita ahaguruka agiye kugenda. Angelo ahita avuga ati, uyu munsi Aliya yumvise njye na Ben turimo kuganira, Ben arimo kumbaza aho bigeze. Mama akibyumva yahise ahagarara aho yari ageze nk'umuntu uguye mu kantu maze ahita ahindukira ati, Angelo, uvuze ngo iki? Aliya yamenye ko ari imikino we na Ben mwamukinaga. Ntabwo nabyizera. None se abimenye gute? Angelo ati, Ben yansanze kuri office bitunguranye bituma Aliya yumva ibiganiro byacu igihe yaraje gusinyisha impapuro kugira ngo atangire akazi. Mama, ni ukuri sinzi icyo nakora. Byose byandangiranye. Ubu Aliya mbonamo umuntu nanjye ntakubonera ubusobanuro. Mama, ndi ikigwari. Mama yahise aza amwicaye iruhande maze ati, Angelo, ntabwo uri ikigwari. Nta nubwo wigeze uba cyo n'umunsi n'umwe. Buri ibintu byose ntabwo bigenda neza nk'uko twabipanze ngo nibura ube wabwiye Aliya ukuri mbere y'uko akwivumburira. Gusa umenye ko igihe cyose ukura ariko gutsinda. Singiye kukubwira ngo ni ryari ariko Aliya azakumva kandi azanakubabarira. Ndati mama, nanjye sinzi niba nkwiriye imbabazi. Gusa icyo nzi cyo nuko Aliya amukunda kandi cyane. Ndicuza kuba narumviye Ben. Nako no kuba naramenyanye nawe. Mama ati, ibyo wibuha umwanya. Tekereza uburyo bwiza uzakoresha kugira ngo wowe na Aliya mwongere mubane neza. Kandi ndakwizeye ko uzabishobora. Mu rugo kwa Aliya naho mama wabo asohotse mu cyumba akaza muri salo aho Nina na Nana baba bari. Maze akirotsa ati, Imana ishimwe ko nibura sinziriye. Uyu munsi Aliya uburyo yitwaye byanteye ubwoba. Byaherukaga kuba kera. Nina ati, ariko njye sinumva ukuntu Angelo ibintu nk'ibi yabikora kuko ntabwo mbona ari umuntu wakora ibintu nk'ibi ngibi. Mama wabo nawe ati, nanjye ntabwo numva ko Angelo yabikora. Yari ari kurira cyane. Ntabwo nigeze mbimubazaho cyane ariko Angelo aba yarabikoze yaba mbabaje kuruta uko Ben yambabaje. Nana ati, ariko mama, Angelo yambwiye ko akunda Aliya kandi cyane. Yanambwiye ko atazigera amubabaza kuko amukunda. Rero njye ndumva atari byo. Bakomeje kuganira no ku masaha y'icumi. Aho Angelo yari yabuze ibitotsi arimo gutekereza ku byo mama we yamubwiye maze afata telefone ye ngo ahamagare Ben. Maze undi akivuga haro Angelo ahita amubwira yarakaye cyane ati, Ben, njye ntabwo nkoresheje message kugira ngo wumve urwego ibi bintu biriho kuri njye. Nshaka kunkora mu mipango yawe kwihorera. Nimba wumva ari byo bikunyuze ushaka undi kuko ubu Aliya ni uwanjye kandi niteguye guhangana nawe. Nzakingira hari ibi byose uteganya kumukorera. Kandi Ben, ibi byo bibike hafi kugira ngo ujye uhora ubizirikana. Aliya ndamukunda kandi cyane. Rero nimba unyubaha ubahe n'ubunkunda. Bitabaye ibyo ubucuti bwacu bwazahinduka ikindi kintu kandi bitewe nawe. Yarangije kuvuga gutyo ahita amukopa. Ben nta kintu avuze. Angelo ijoro ryose yaraye yibaza icyo gukora, yibaza icyo yakora kugira ngo Aliya amwumve. Mu gitondo Nina na Nana babyutse bitegura kujya ku ishuri ariko Aliya we atarabyuka. Mama we yababajije icyabaye maze ajya kureba Aliya aho yari aryamye. Yaramukanguye kuko yaragisinziriye amubaza nimba atarajya ku kazi. Undi ahita amusubiza ariko atumvise icyo amubajije ati, ndumva umutwe umereye nabi. Abivuga ari mu bitotsi maze undi nawe ati, rero ubwo ntabwo ujya ku kazi. Ndaje mpamagara Angelo umubwire ko atari buboneke. Akivuga Angelo undi yahise ahagurukira hejuru ati, oya, akazi ndakajyamo. Subwo mama watangira akazi usiba bikazarangira gute? Ibyo abivuga yifashe ku mutwe ubona ari kubabara cyane. Ariko kuzi ibyawe n'uwo mutwe wawe
urumva nujya ku kazi biragenda gute? Iyo ibyo muganga yakubwiye? Aliya yari asanzwe arwara umutwe cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo abaganga bari baramubwiye ko uburyo bwiza kuri we ari bumwe gusa ari ukwirinda icyatuma awurwara. Inshuro nyinshi iyo yawurwaraga yarafintingaga cyane. Ibyo rero biba byaratangiye igihe papa we yapfaga, Aliya agafata inshingano zo kubabera aho papa wabo yahoze. Ubwo yari yahise abyuka ariko nta kabaraga, atangira kwitegura, arangije aragenda. Hashize akanya gato Aliya yagiye, Angelo nawe yahise ahagera. Mama Aliya yumvise imodoka ahita asohoka agiye kureba uwo muntu, asanga ni Angelo uje. Ubwo aramwakira, batangira kuganira. Aliya usanze agiye, nibura ni nko mu minota 5 ishize. Angelo amwenyuramo gashya ati n'ubundi nari mbizi ko nshobora gusanga yagiye kuko Aliya arazinduka cyane. Gusa mama, ndakeka ibyabaye hagati yanjye na Aliya ubizi. Nje kugusaba imbabazi kandi nanakugisha inama nk'umubyeyi kuko nakubeshye. Aliya ndamukunda kandi cyane. Mama Aliya ati Angelo, singiye kugutonganya cyangwa ngo nkubwire nabi, ariko Aliya waramuhemukiye kandi yaragukundaga. Angelo yamusobanuriye byose uko byagenze n'ukuntu yayisanze ari gukunda Aliya mu buryo nawe atazi. Anamubwira ko yicuza byose kandi yiteguye guhangana na Ben afatanyije na Aliya. Mama Aliya nawe yambwiye ko icyo Aliya akeneye ari umukunzi wa nyawe utameze nka Ben. Ati ikindi kandi nimba witeguye kwera Aliya byose mube hafi kuko akeneye umuntu umuba hafi. Nkubagiye ku kazi arwaye ariko yanze kunyumva. Angelo, umbabarire wite kuri Aliya. Nimba umukunda kuko niwe muntu asigaranye. Ndabizi kubimwumvisha bizakugora ariko azabyumva. Rero ndakwinginze mube hafi. Barangije kuganira, Angelo ahita asohoka ajya ku kazi. Mu nzira agenda, nimero atazi yaramuhamagaye kuri telefoni, yitabye uwo muntu amubwira ibintu tutumvise, maze Angelo ahita yikanga ati Aliya, muri hehe se? Okay, nta kibazo ndi hafi yaho ndaje. Angelo yahise yongera umuvuduko atwara yihuta, maze ageze aho bari bamubwiye araparika, asohoka mu modoka ahita abona Ben ateruye Aliya. Undi nawe yari yafentinze, Ben ari we umuteruye. Maze Angelo ati Ben, stop.